zimwe ako rafiki yangu niwe muntu uzi gutabara niwe muntu uzi gutabara ako muru umuntu akwiyambaza uzi yuko karibu ko wagira ngo wari kwireye umuntu akwiyambaza mu gufasha gushaka ubutaka byari bigoye mushiki wanjye arapfuye amagara ambirase uya ni wowe inshuti mfite hafi ugomba kugira inama nose muri mbigenza arapfuye byo gupfa cyane arapfuye byo gupfa yarwaye ibintu ngo niba byo mara niba amara yamufasha ameze nk'intuzi icyo uvanga umuntu yapfuye kandi arwaye hari gato harabura gato ariko gupfa no kurwara bro ari ku mugozi wa nyuma nose ni gute bititwa gupfa ku mugozi ari nyine ari kukuka kanyuma ararwaye nyine uramwahuye ngari ku mugozi atuye mugozi mwizosi bro ahubwo nyine dukuri iwe muntu wa agwaye kirere sasa kugira ngo bigufashe nari bisaba amasengesho canke se bisaba kuba ibyo byose pfa kuba mushiki wanjye kize kuko niwe muntu wa mbere nizera nk'umuntu w'umunyabwenge muri quartier gute sasa yatangiye amara murya narabwo amara cyane muri ubyumva gute kamara ikaramo nyine we ni uri kubivuga ngo amara ikaramo kandi asanzwe abirwara kibanje numva ibyo bagufasha kuko ibintu by'amara babaganga ntago bisaba bisaba amasengesho bro barasenga se amasengesho kuko nujya kwa muganga ugasanga yamara baramuroze mu cyaje zumbu ahita yo nose barasenga mu bantu waginga wasengera n'urushishi rwapfuye rugakira urushishi rukabona ubuzima abo baravura mushiki wanjye bahamagare reka gutsinda muvande nukuri kw'Imana nezere ko ujya unugira ikibazo muri urabizi ko tuzajya tugorana kuri iyo diro ko nawe wakabije abantu bararemba yarampfanye ngo wapfuye none agira initi nkabo yo nkuko byaramwe niba igipangu cyaruguru gatoya cyenda gusumukana rugo kwa Alphonse kabisa mukore nkira gutabara muze mutaro no muntu mwoka byange mugire vuba kabisa yego sawa muro nukuri kw'Imana inshuti nziza ngerindira dirice mumwereke abahungu barasenga urabizi abantu basengera agashishiri bura barakora agashishiri navuze agashishi nashagwanda neza baje makera ako nawe ikintu cyambere nkwemerera bose ko cyagera kubwiye ati ndepana nshaka kirara naje bakimira gute natwa mushiki wawe uri rafiki yangu na kwa bingona sister se muhamagara murebe ukuntu ameze cyamuzanye reka mukuzanire uri sasa ko basengera ngo nijye umwahuye oya umure uretse ibimenyetso bya nyuma n'umuntu wakoze ku muntu bwa nyuma reka tendira abakozi b'Imana bazi ko bataje ubizi ko iyo baje gupima umuntu wapfuye batazi cyamwishe bareba ikiganza cya mukozi w'ubwanyu basanze ari gihewe ubapfuye ninjye wafungwa rwose ko banagufunze nose kumuguyaguya nka mushiki wanjye oya muvande none rubwoba amashusho gafite noneho abahungu se bawe bageze he buriya k'amasaha dufashe soko ko manga sendukiye ngo nezanye nigitangaza ye umunyabyaha nahawagaciza mani shipangu baje kujya Yesu na nyina Maria kopasha kapasa la pafa kasapala Jesus mana ugendane nawe bavandimwe yego Yesu ashimwe muvandimwe burasi tutakubonye ndabona uramugufi nubwo ufite isura yijimye humura turabasengera kuko warakira mu izina rya Yesu nubwo wakirinda amagambo gute gusa ni wareka gusenga yego haleluya ahana ngwere uyu muyede bandimwe buri gikara pasiteri reka kuba ikigo ryungu niwe waduhamagaye ntago ari urwaye muvandimwe isashimwe ni karibu bakoze yego nabona bihubanye ari urwaye nkabwo ageze umuntu umeze nkukora igishumba arwara gute mu buryo bwa mwuka nawe ararembye afite nyabingi ariko mu izina rya Yesu mana bavandimwe burari ikintu njya ngira iyo ngeze mu rusengero nkabonekerwa ubwo uzabibonekerwa ku cyumweru wagiye mu rusengero mwabiretse gatondere umupapa wa hano urwaye mu izina agiye gukira twumvikane pasi koretswe nabi mupapa hano na mupapa urwaye ni umukecuru ndamwibutse mu izina rya Yesu ndabibonye ndakoza ngo uwo mukecuru mweretswe ninde muvandimwe urwaye mujye umukobwa ni mushiki wawe arwaye umukobwa umukecuru yeretswe mu gipangu cyo kwa Sirasi mana ya Shadarake na Yesaya na Benego waravuze ngo umunsi umukobwa arwaye
umukobwa yafashwe n'ibise bahamagare Pastor Antoine ko reka dusome bavandimwe murasoma n'abamuzana nakubanza muzane turasoma bundi muzane ariko haranditse mu gutegeka ngo nzagutegeka uzane mushiki wawe musengere haleluya muzane turebe uwo mukobwa wangu n'umuntu nabonye n'umugore Abapasiteri wabona ubonye iki umugore muvandimwe waje gutereta uyu muvandimwe se nawe tumusengere arwaye mu mutwe tumusengere nawe tumuhindure muvandimwe mu migani 8 haranditse ngo kuko akanwa kanjye kazavuga ukuri kuki ugiye kunsomera imigani 8 nta numwe uransomera irindwi kwisimbuza umuvandimwe rero uragora oh man oshapakasaka amen nukibuka haleluya oshapakatapata namubonye amazina ndayazi namubonye namubonye anje harise Nagararisi yitwa nde Korode anako Anonsiyata ibibero komera onyireba yagabere mise bibona kare buke nagarwaye ibibero arwaye iki mu mabere arwaye amara ntagara amabere amara Pastor njye nagomba kuri telefone kugira ngo hari umuntu umeze ushaka kutsengera ibyo wakoze byose nta kimurakora oya ariko sengera umuradodo mbere na mbere rero muvandimwe nagira ngo tubanze tunivuge rata mukuru wagira ikibazo nagira tubanze tunivuge uyu muvandimwe numva ariko ukora icyo bita misunderstanding anje nitwa Pastor Canisius Je suis Pastor Antoine aka Smile so mbere na mbere buriya arabazi inshuti yanyu murundi nandi cyo nashaka kumubwira abakozi b'Imana mwasengeye ngo ninshishi nakanyarira twarasengeye amadayimoni n'amaduka turayabona turayaganiriza turayatokesha mu izina rya Yesu haleluya ariko si yuko mbona agiye kugwa hano wajya kumupira muvandi mushobora kugera mu cyumba ukareba niba ko karwaye neza abagore bagira ikintu bose mu musengero uko abantu mugeze mu cyumba Pastor urapima urasenga hano hanze klima urabona wasenga amasengesho urapimira umuntu uramusengera ndamusengera naramupime buriya rero umwuka hari ikintu wampaye ubumenyi bw'abadokiteri ndongenderetswe aho kantu ngiye Pastor Canisius ndongenderetswe ngiye kubasomera ibyo ugiye kuvuga n'ibyo mbonye haleluya nanjye gusoma wari ugiye gusoma muri Pasiteri ugafate muri Bibiliya wikoze mu murongo witwa Pasiteri soma muri Pasiteri none se muri Bibiliya harimo ahantu witwa muri Pasiteri soma muvandimwe Zaburi tutatwasoma bundi mbere na mbere yego ngo hari ikintu cyambere muri ubanze gukora nimba mushaka ko no mushiki wanyakira shafakasa pakala nagira ngo mubanze muzana amaturo buriya nyuma yo kuzana amaturo mugomba kuzana isahane y'umuceri abanza nkarya kandi mukazana imwe ntimuzane ebyiri twumvikane muri kuzana inda Pastor reka nkubwire mu bibazo nk'ibingibi nta kibazo pe amaturo twatura ariko mushiki wanjye yabaye muzima niba n'uwo muceri rero kugira ngo abanze akirenge ndabanza nkwarure nkuzane muvandimwe ninde Pasiteri hagati yanjye nawe nyine mbanze nzana umuceri akamazana umuceri uzi iparate ebyiri ari ikintu nibaza oya reka zana umwe niko Imana dutegetse isani zana imwe yanjye nyaruka turarya indi nyuma ni igitambo cy'ibiryo mushaka mbere kugira ngo muvure umuntu uyu mujene nawe sinzi nimba arwaye nakubwiye nawe turamugusengera kirema foke ebyiri mana kirema foke ebyiri mana reba inyabingi kaza kundo none reba inyabingi ndayikweretse Pastor yuko ishati yawe yacitse komeza zamuka cyane kugira ngo twumvikane neza nagiye umuntu ngira guhagurukaje kunyegera yego none nagira mbaze uyu mukobwa yafashwe ute nta kibazo niba mushaka kuvura umukobwa mushiki wanjye ariko muwanje kurya kamanze nza nibyo biryo mu muganga nyaruka mumaze ukuntu arwaye waje abayandashye nyaruka sister ushobora kuvuga barakuvura barasenga ushobora kuvuga vuga ngo mana Shadrach n'abantu nyiza umurwayi ndagupfa ne mukoro banga vuga amagambo muvandimwe nitwe twaje gusenga se muvandimwe nitwe twaguhamagaye waduhamagaye twizeye nitwe twaguhamagaye kudusengera muvandimwe urumva wowe kuza wahamagawe nagira ngo usomere muri Nehemiya usomere hari ikintu Imana yavuze nagira ngo nyugusomere kuko numvisha ari wowe udasobanukiwe ngo murinde indwara arwaye kuko ikintu mugiye gukora indwara arwaye twe turayizi muri Nehemiya yaranditse ngo amagambo ya Nehemiya mwene Hakariya ugira ngo amena ukigendeye kuri aya magambo nkubwiye Nehemiya yari umwana wa Hakariya Nehemiya avuka he ni umwana wa Hakariya avuka he ni umwana wa Hakariya nawe uzi avuka he
bose kubwiriza injiji ni ibintu bitoroshye ariko mana nta kibazo ariko kwihangana nibyo nakubwiraga rero ngo akariya icyo gihe yego hakari umwana w'imuhanga abakozi b'Imana mwambwiye buriya rwose bavandimwe umukobwa ntabwo urwaye byo gupfa yego bavandimwe nubwo mbahaye ibiryo yego si ikiguzi yego zivuga uvuye n'abantu mu zuba we mva mu zuba nawe uretse nyine bavandimwe uretse gato si ikiguzi akomeje cyane muvana nibura we humura ibyo bintu bigiye ikibazo niyo yapfa nariye hanyuma pastor muvandimwe ariko se urugo mwatetse mwapanze ko mbona muvandimwe uretse gato ibi biryo ni ibyanjye ninjye pastor jiza mana ni wowe ukuraho umusozi ugashyiraho undi hari umunsi Imana yakamije ikiyaga n'indiyo igifu cyose kirakama mbireba n'amaso yanjye buri Imana yanyeretse ibitangaza muvandi uyu mukobwa ndamukiza nimuhamagara n'abandi bantu izina rya Yesu njyewe natekerezaga niba muri kubona bigoye hari umudokiteri pasiteri yanjye Antoine hari umudokiteri komeza tuziranye ntabwo namuhamagara akaza akabafasha ariko reka nkubwire rero Pastor Antoine urabibyuka cya gitura umutaye yego abantu nk'abantu bo bazize ubugoryi umuntu agiye gomwa fata ifoke yawe nubwo turi kuvuga ariko ujye ureke ndomeze nka ngunda abakozi b'Imana muvandimwe bura ni wasenga utariye nabwiraga ko ndi baragende bose Imana nuse uno muntu ntabwo muri kubona ko ababaye bapasite muri rugora muri za Ezekiya muri kugenda umva mubwire muvandimwe reka amagambo atazakwica suko kiri cyambere ibyo biryo komera ubu niyo yapfa nabonye ibiryo nako niyo yakira nta kibazo ibyo biryo babanze bavura umuntu babanze kujya pasite birahindutse umuntu aragushishura vangahurira kora ibintu byakoze babanza gufurwa ibiryo se mwabibuze bavandimwe ariko nawe reka cyo twanza dukora akazi akarafata amafoka abiri bavandimwe ikintu ngiye kubasaba ni kimwe oya ntukidusabe ko twagusabye manze mwumve ikintu mbasaba ni kimwe mumbabarire mu nyizere sinkeneye ko muza guhamagara abadokiteri nyine muvura umuntu uretse wizera Imana ndatura nizera Imana nta badokiteri nkeneye hano nta kinkeneye ibintu tugiye kubyikorera mukubwe ntacyo ari bube abyumva neza muvandimwe Kaniziyusi ubu hagezweho umwanya wo gusengera umukobwa ariko mu buryo bwo kumusengera ngo akire neza birasaba ko musengera mu muhezo Antoine ntabwo bishoboka umukozi w'Imana Antoine ntabwo bishoboka umukozi w'Imana ushaka ko mushiki wawe akira cyangwa ushaka ko arwara akaremba amasengesho Imana itakumva duhari nayaye oke tuza musengere mu muhezo urwaye iki muvandimwe mu bibero harya urwaye ibibero bapasiteri rero bavandimwe murongera gukora kuri mushiki wanjye ku bibero nababwiye hari kubabara mwakoze ku mara kariya ari kubabara arwaye igifu nako amara ibyo nta kibazo ariko amaturo nabasabye sinzi niba mwigeze gukumva ako kantu ibiryo urabizanye bitwatse urasabwa ibihumbi 5 kwa Pastor Antoine n'ibihumbi 5 kwanjye ibihumbi 3 wowe uri umuhanga nicyo kintu burage ikintu cyo namaze kubona nta hantu hateranira ibigoryi gusa yego urakuze cyane nika nta kibazo ntukagira ikibazo nta muntu usuzugura amaturo nubwo abanyakenya bajya kuyavunjisha mana wagirire uyifunge pastor abanza avuga ijambo ry'Imana kuri uyu mukobwa mureke mbanze mbasomere mu byakubiswe n'inkuba bandimwe basomere mu Baroma nawe basomere muvandimwe nta mpamvu bandimwe wabasomera nta kibazo reka mbasomere mu mabwiriza buri ikibwiriza nicyo kintu cya mbere mu mabwiriza haranditse ngo hazabaho igihe cy'imvura haleluya habaho igihe cy'izuba haleluya barakashaka bo hazabaho igihe cyo kuma habaho igihe cyo gutota mana hazabaho igihe cyo kurwara habaho igihe cyo gukira ibyo bintu byose Imana yarabivuze ariko ndagira ngo dusengere uyu mukobwa yego Pastor Antoine ndagira ngo dufatanye nge nawe yego duhuze imbaraga duhuze ibiganza ko ya muri kuri amataka ariko musengere mufashe duhuze ibiganza muvandimwe nta kibazo mana Shadrach mana ya Aburahamu wa mugabo we turasenga none se gutukora ku bibero wamufashe mu kiganza muvandi ukabikiza mushiki wawe ndetse nawe bagusaba sawa none se icyambere ushaka akira nta kibazo kora ushaka paka ki kora amatako basa watangira bavandimwe mushaka ko umukobwa wanjye akira cyangwa basta twabyemeye sawa shapaka la pasa
Mana ya Aburahamu, Izaka na Yakobo, ndamukweretse ndakwereka uyu mukobwa mutigise. urabizi narasenze mu butayu abantu barakizwa, ndasenga mu madini atandukanye abantu barakizwa, ndaterana ahantu hagiye atandukanye abantu barakizwa, urabizi nasengeye impumyi kureba, sengera abantu batareba barareba, narasenze bavandimwe impumyi zirareba, ndasenga ibimuga birareba, nagenda Imana narimbize bavandimwe rero kambabwire ari niyo kigira bura tugakuramo n'ibikoresho by'Imana kuko tuba tumaze gukora umurimo w'Imana. Uyu mukobwa mumuhe amasegonda nk'atatu arabakanga mu izina rya Yesu. Amen. Pastor, tuganireho gatoya. Yakangutse cyane agarakanguka. Yakangutse kugira ngo yakangutse. Ndabizi yakangutse bavandimwe. Pastor, tuganireho gatoya. Hari amasengesho mukaba muzamuye arazamuka nawe. Hari andi mugezeho arahenuka. Tubyitwe gukira, tubyitwe gukira. Hategerejwe ndi gato yo kuzamuka akagera. Twese turi abantu tuzi kwisi. bigenze gute rafiki yangu? Mutima wahagaze. Wahagaze? Aheza nazo niko mwabakozi ba Satani mwe nako bimana mushitanze muretse murebe ibigiye kubabaho. Grand frère nde gutabaza se kandi kutabaza ni ndugu nawe. Grand frère brother ngwino hano byagenze gute? Hano nago byo ukora kuri mushiki egera mushiki wawe urebe bino bamukoreye ngo abakozi bikuzimu nako bimana. Petit frère ibi ni ibiki? Baramwishe abazi abo ngo niba ari abakozi ba Satani. Aba nibo baganga wasanye. Abaganga cyagiye bambwira abaganga nitabaje umuvandimwe z'ubwenge muri quartier mu Rundi. Nabizi kagira ubwenge. Kagenda gusona uburyo bigenze. Yavuga ati reka mugarana amasengesho musengera. Amasengesho musengeye nibingi bavuga. Deba nyine baramuvandimwe nawe urabizi inzara y'iki gihe. Bamanitse kuzuba. Sister wanjye afashe umukobwa mwanitse kuzuba. Baramubwiye ko twavuganye kuza n'abaganga. Ikintu cyabaye nyine kikosa. Nakubwiye uzana abasenga cyangwa nakubwiye uzana n'abaganga. Numvaga abakozi b'Imana kuko baje bavuga ngo bazuye n'ibishishi. Bazura ngimibo. Numvaga ari abantu batabaho badasanzwe. Ako se ubundi reka mbabaza ubundi ninde umwishe. Mwebwe ayo masengesho Umva ngo cyo gupfa. Twavuze ijambo ry'Imana. Allah brother, grand frère. Uyu mupasiteri no nambaye ingofero. Yavuze isengesho aravuga ngo ari igihe cyo gupfa. Abantu barapfa. Uyu yambaye ingofero. Baraseye no kwicira n'umukobwa. Niko. Ari uyu n'uyu ninde use? Bose n'abasenga. Bose murasenga. Bose. Nose ubu ni igikimwa mwerekanye cy'amasengesho yanyu. Baruhamagara mbere na mbere. Ubundi mukora iki mu buzima busanzwe? Bandimwe wimbwira nge. Wewe murangisha sister naso. Kanze barase. Hasi mwese Christian. Hasi. Nasizo njejere. Zirasena sote musana. Mwana ko komita.